Yesu yambwiye abatoza bo mu byiciro bine. Munege amatwi Chantal yihangane mbivuge nkuko nabihawe mpite nsoza n'aka kanyuma gusa. Twese amen. Munyikirize amen. Paulo yajyaga abwira abantu yabyaje ubutumwa akabwira ngo Timoteyo mwana wanje nukuri kwiyera ntugira ukwita umwana. Uretse Imana wandi kwita umwana ariko mwisi ntawe ukubwira ngo mwana wanje wirubute. Kandi n'umucyacuru nk'uyu nyicaye imbere akeneye umwita umwana mu gakiza. Ntaho uragera udakeneye uwakurera. Nta jambo nta kintu ufite gishobora gutuma utajya imbere ya mwarimu Jean Paul umubwira uti mwarimu biranyobeye nyigisha inzira y'agakiza. Abantu benshi baba mu madini atandukanye ariko ntibagira ababarera, n'imfubyi ziri aho gusa zigendera. Muhura muje gutanga imishinga y'ubukwe, muhura muje hari n'abagira ibyago bakabyigumanira bakabyimenyera, bakimama bakipapa kubera nta mushumba bagira, ntawe baririra, ntawe babwira, mbese n'ibyihebe byo mu idini gusa. No kwigaburo ntibaza, n'abantu babanagiwe gusa nyine bazi gutera haleluya bakabyina bagasirimba bikarangira mu majipo maremare n'amapantaro kabi. Ntibagira ukwiye umuntu kurera, ukeneye umuntu kwita umwana. Niyo waba ufite amafaranga angana te ukeneye ukwita umwana. Niyo waba ufite inzu zingana gute muri uyu mujyi ukeneye umuntu kubaza ngo mwana wanjye mu gakiza umerewe ute, n'ibiki bikugora, n'ibiki bikunanira. Kandi cyiza cyuwo agukunda no mu ntege nke zawe. Iyo mubwiye ngo wasambanye nta kwita ikigoryi ati dore uko gisa, arakubwira ati mwana wanjye watsikiye byanze ariko ejo uzabishobora komera. Iyo mubwiye ko byanze ntagutererana arakugumana, arakubwira ngo humura Kristo aracyari umunyembabazi. Imana iduha ababyeyi mu gakiza. Munyikirize amen. Hari abantu bane Yesu yambwiye bakeneye kukurera. Chantal mbivuge urambabarira iminota 5. Twese amen. Kandi ndabona tukiri kumwe. Munyikirize haleluya. Ni kuvuga ibishaririye se munyumve niko Yesu yambwiye ngo nze mbabwire. Ubundi murabizi njya mvuga ibihumuriza nkababwira, ariko ndi kuvuga uko Umwuka Wera yambwiye, kandi nabwo cyagihe niko Umwuka Wera yambwiye. Umubyeyi wa mbere ukeneye mu mwuka, ukeneye umushumba cyangwa se tumwita umutambyi. Aha ndasaba bansomere mwarimu inshuti yanjye amfashe gusoma. Ibi byo ndabivuga nitonze kuko niko Umwuka yambwiye. Dusomere mu rwandiko rwa Yakobo igice cya 5 umurongo wa 14. Wumva umushumba icyo amaze. Yakobo 5:14. Yakobo 5:14. muri mwe Ego. hariho urwaye. Muri mwe hariho urwaye. Natumira abakuru b'itorero. Natumira abakuru b'itorero. Bamusabire. Bamusiza amavuta. Mu izina ry'umwami. Mu izina ry'umwami. Geza kuri 15. Kandi isengesho ryo kwizera. Rizakiza umurwayi. Umwami amuhagurutse. Kandi naba yarakoze ibyaha. Azaba ababariwe. Mwabyumvisha umumaro w'aba basaza n'aba mama bicaye hano. Bavuze ngo ninde urwaye muri mwe ngo amutumire mu rugo, amurambikeho ibiganza, amusengere. Abantu benshi ntimugira babasengera, kandi abashumba barahari. Kristo yabashyizeho ngo tubakoreshe, badukorere n'abakozi bacu. Nimubyemera ko muri abakozi bacu se? Nimubegere ngo bazabarambikaho ibiganza mukira indwara murwaye. Kanyari rishobora kugukiza, ariko muri aba bantu harimo imbaraga zikiza. Kabiri, umuntu wa kabiri Yesu yambwiye ukeneye n'umuhanuzi. Ubwo ngeze hano murafashwa. Bitangiye kuza umuhanuzi. Somera Gutegeka kwa 2:18 murongo wa 12. Aya magambo se kari menshi mwarimu wanjye, reka nyavuge mu mutwe kubera ko ni kuva kuri 12 kugeza kuri 24 abandika.
Gutegeka kwa 2:18-24 kugeza 12 kugeza 24. Nasanze uyu mubyeyi wambanjirije kwigisha yabivuzeho. N'umuhanuzi witwa Mikaya, umuhanuzi udahanura ibyo abonye kuko yari ifiriti. Musigaye batega inyama z'inkoko kubera muzi ko bavuye mu cyaro vuba, mukabatega inyama z'inkoko n'imiceri imiceri y'amapirawo. Abantu tuvuye mu giturage twe dukunda ipirawo. Mukabatega ipirawo irimo amavuta menshi na salisi. Noneho agahita kwitegereza akafata, ariko buriya uyu mugore arasa n'umuntu uzajya muri Amerika. Reka mubwira ngo ikujyanye muri Amerika. Ntuzi naho bapurayingira, ntuzi niyo bibera, ariko wamuhaye umuceri w'ipirawo, umukubita na mayoneze, ushyizeho n'inyama z'inkoko, aracanganyikirwa. Ariko Mikaya sikameze. Ntabwo ari kateye, ntabwo umushukisha etaje ngo ahanure ibyo abonye. Avuga ibyo umwuka avuze. Haleluya! Avuga ibyo umwuka avuze. Yavuze ngo Imana izakwicira kwica. Iyo avuze ngo izagukiza, iragukiza kuko abibwiwe n'Imana. Ukeneye umuhanuzi utakuvangirwaho, ukureberamo ariko akakubwira ibivuye ku mutima w'Imana. Murabategesha ibitenge mu baguriye hano hirya downtown, ukabujyana ukamugurira baze cyangwa super ibihumbi 80 ubutaha yaza agacanganyikirwa. Ariko Mikaya sikameze. Murabazana mukabashyira no mu ngo zanyu, twarabimenye. Haka abantu b'i Kigali ni beza Mana yanjye. Uzi ko muvana abahanuzi mu ntara mukabashyira mu ngo zanyu. Uwi Musanze iyo byanze ujya mu Ruhengeri, wo mu Ruhengeri wo byanze ujya ku w'Ikibungo, mukabashyira mu ngo zanyu bagahinduka abakozi banyu. Ariko Umwuka Wera yambwiye ngo ukeneye umuhanuzi ureba akakubwira ikivuzwe n'Imana atari kivuzwe n'umu. Gatatu, twavuye ku mushumba, twavuye ku muhanuzi, tugeze ku muterankunga. Reka uyu muntu aba ari we nsorezaho, ibindi nzabivuga ngarutse na Yesu yagiye atabisoje byose. Umuterankunga ni muntu ki? Ni umuntu ushobora kuba atazi gusenga cyane, ni umuntu utazakuzamukana ku musozi, ariko akureba akavuga ngo uyu muntu umuguriye agatenge yabera. Umuterankunga ni umuntu ukureba akavuga ngo uyu muntu abana n'Imana, reka mwishyurire minerivare y'abana. Umuterankunga we akaba kuruhuye umutwaro wa minerivare y'abana. Imana ibahe abaterankunga ko muna mutabashaka. Hano nge mfitemo umuterankunga ariko sindi bumuhagurutse ngira ibanga, kandi ubu mwese muri abaterankunga. Munyikirize amen. Ukeneye umuntu kuruhura umutima. Paulo yandikira Filimoni 1:20 yarambwiye ngo bibe bityo mwene data, unduhura umutima muri Kristo. Munyikirize amen. Ukeneye umuntu kuruhura umutima, niyo waba ufite amafaranga angana gute, ibigeragezo byaje amafaranga ntakora, hakora ijambo. Abakobwa murimo hano twese haleluya. Iyo waba ukorera mu biro bimeze bite, akubaha uri umukobwa, iyo bakubenze bimera bite? Urira kimwe n'uri Kibungo uri guhinga. Mukeneye abaterankunga, Uwiteka abaha abaterankunga. Munyikirize amen. Yesu niwe buruhukiro kandi azabaruhura by'ukuri. Yesu niwe buruhukiro kandi azabaruhura by'ukuri. Reka mbinginge kubw'icubahiro cy'Imana n'icyanyu, muhaguruke dusenge. Haleluya. Utarigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu, imutanga mu maboko y'abanyabyaha, baramubamba, asohoza ibyanditswe kuri we, atanga ubugingo bwe kugera ku gupfa, kugira ngo aronke ubugingo bwa benshi. Ni muri Yesu Kristo, mu mibabaro ye no mu
Imana yiyungiyemo, Imana yiyungiyemo natwe ntiyabaye ikitubaraho gukiranirwa kwacu. Reka dusenge tubwire Imana ngo Mana dukeneye kuruhukira muri Kristo, kandi ku musaraba wahamuriza n'umuntu waruhura umutima wanjye. Imana yahahuguriza n'umushumba, Imana yahahuguriza n'umwigisha ukwigisha Kristo neza udafite umwuka nk'uwa bene Sikewa. Imana yahaguhuriza n'umuntu kubera umubyeyi mu gakiza. Imana yahaguhuriza n'umuntu ugukiza ideni ufite, nabyo birashoboka. Yesu arabafite. Muri Yesu niho hari uburuhukiro. Tumurebeho tuvirwe n'umucyo. Mana mu izina rya Yesu, uri uburuhukiro bwacu. Yosuwa ntiyaruhuye Abisiraheli, Mose ntiyabaruhuye, abacamanza ntibabaruhuye, ariko wowe uri karuhura. Ujya uruhura abantu bakaruhuka. Amadini tubamo ntiyaturuhura, insengero nziza dusengeramo ntizaturuhura, imiryango ntiyaturuhura, abana twabyaye ntibaturuhura, ababyeyi bacu ntibaturuhura, inshuti zacu ntizaturuhura, amafaranga dutunze ntiyaturuhura, akazi keza ntikaturuhura, kugira akazi keza ntibyaturuhura, kwiga amashuri menshi ntibiruhura, kugira umugabo mwiza ntibiruhura, kugira umugore mwiza ntibiruhura, kuvuga Icyongereza ntibiruhura, kuba mu Rwanda ntibiruhura, kuba muri Amerika ntibiruhura, kuba mu Burayi ntibiruhura, ariko Yesu niwe buruhukiro, niwe buruhukiro, ruhura abababaye. Ubwo yaravuze ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Dukeneye kuruhurwa na Kristo, dukeneye kuruhurwa n'Imana. Jehova iraririmbye ngo ni kenshi twifuje umunezero ntibyemera, ngo twawushakiye mu mashuri twize biranga, tuwushakira mu miryango biranga, tuwushakira mu mafaranga biranga, ngo ariko tukugezeho Yesu tubona biremeye, tubona biremeye, tubona biremeye. Hano harimo imfubyi zitaruhuwe n'abazirera ariko zaruhuwe na Yesu, harimo abapfakazi bataruhuwe n'imiryango bashatsemo ariko Yesu ababera uburuhukiro. Waturuhuye umutwaro w'ibyaha kandi uturuhura n'umutwaro w'umuruho w'amategeko, niwe buruhukiro. Komeza ukora uwo murimo mwiza, uruhura aba babyeyi, uruhura aba bakobwa, uruhura aba basore, uruhura aba bagabo, uruhura abana bato, uruhura abasaza n'abakecuru, kuko ni wowe buruhukiro kandi urabishoboye, kandi urabishoboye. Uruhurira abantu mu tuzi bakora, uruhurira abantu mu maduka bacuruza, uruhurira abantu mu migabane barimo, uruhura bitorero cyane cyane, ubaruhura umuruho w'icyaha. Uzaba ugize neza, uzaba ukoze. Urakoze ko ijambo ryawe uriherekeje. Reka tugukomere amashyi menshi, ababyeyi bakuvugiriza impundu, bagushimire kuri Imana yo kwizerwa kandi niwe buruhukiro, mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha cyane.